na muganga wambwiye ko ntwite yangire inama yo gukuramo inda. Noneho we ntabwo abagabo njye mbakamera mu kitozi, ariko hari ikiganiro umuntu akuganiriza ugahita wibaza, mbese ugashaka nk'ahantu umukarasi ukahabura. Noneho yarambwiye ngo nze tube hamwe, ntabwo kwita ku nshingano uri mutoya. Twavuze ku kantu ko kurira ibiti, kujya gucuruza avoka uri mutoya, ariko njye nasanze hari akantu namurushije. We yambwiye ko yaziryaga akazimara bazimuhaye ngo azicuruze, ariko njye nabikoraga kugira ngo umuryango ubeho. mu kibo noneho nkagura hari ikintu bitaga ikibada. Imbada no mukati bakoraga mu ifu y'ingano bakawushyira mu mavuta y'ubuto. Uwo mukati rero kuwurisha avoka, ukuvuga ngo umuntu yaguraga avoka nkaba mbonye nyine amafaranga yo kugura icyo gikati, ku buryo nanjye hari igihe rwose natahaga nta mafaranga nta navoka. Mwebwira hari akantu mbarusha, nabarushije responsibility kuva ko nibizo avoka nazijyanye byibura ngende bugarura amafaranga. Aya ibyo namateka navuga ngo naje kunyuramo. Nigaga muri primaire icyo gihe, ibyo nabikoreraga kugira ngo wa mubyeyi wanjye byibura yumve yishimye. Ndiga ndasoza primaire, ndakomeza nk'ibisanzwe nk'abandi bana, reka nevuga ngo nk'ibisanzwe kuko bose ntago ariko bagira umugisha wo kwiga, ahubwo ndakomeza. Hanyuma ngeze segonderi nibwo naje gutwara inda. Nigaga mu mwaka wa 6 segonderi. N'amateka navuga ngo byambayeho nk'ikintu ntigeze ntekereza mu buzima. Kubibwira abantu kenshi ntago babyumva cyangwa babisobanukirwa bitewe n'isi tugezemo, basige babona gutwara inda ni bimeze nk'aho ari normale, ntago bisa nk'aho bikiri ikibazo. Ijambo ryiza yambwiye, amen. Hari ijambo ryiza yambwiye ngo nguhaye amahirwe ya kabiri. Yanda abantu badatanga, ya mahirwe abantu batazigera baguha. Dushaka kuba turi inshuti, nka kubitsa amabanga, nkumva wabibwiye kanaka wibunaka, ndahita ngusiba. Ntabwo ukiri inshuti yanjye niba nane kumbikira ibanga, ariko ndajya nkubwire ngo Imana ibika ibanga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nyuma y'uko Imana ikubikira ibanga, Imana ifite inzira itarakoresha ku buzima bwawe. Muri izo nzira twarahuye, imbwiye ko impaye andi mahirwe bantu badushaka kuba baguhereza. Numvishe wajya ngo umutima wanjye noneho ahubwo ubaye munini. Ntabwo nzi ingano yawo ngo mvuge ngo upima ibiro bingana bityo cyangwa amagarama angana gutya, ariko numvishe umutima wanjye ubaye ukuntu ari ukubuhunga, ariko ni mu buryo butateganijwe niko mbyita. Kuko uyu munsi sinjye ngenyine n'abandi bana b'abakobwa even n'abafashwe ku ngufu, kugira ngo yumvishe isi, yumvishe abantu, especially abantu bari hanze hano, kumwumvisha ko gufatwa ku ngufu bibaho. Ntago ni gake cyane wabyumvisha umuntu ngo abyumve. Ubwo rero kubera ko nzi ko ntazigera ndwane intambara ngo nyitsinda yo kumvisha abantu ikiri muri ngewe, ahubwo reka mbabwire icyabafasha mu gihe byabaye. Nicyo kintu numvishe nshobora kuba nakora. Hanyuma rero maze gutwara inda ndi ku ishuri, ntago naharenga ntabwiye umwana w'umukobwa uyu munsi utwara inda agahita ava ku ishuri agatoroka. Kandi tubifurize umugisha w'Imana aho muherereye hirya no hino ku migabane itandukanye y'isi. Turabizi dufite inshuti nyinshi muri diaspora hirya no hino ku migabane itandukanye, mugenda mudukurikira 5 kuri 5. Rero utarakora sabone kuri Tabarwa TV, n'umwanya mwiza wo kuyikora. Nawe wayikoze, Imana ikomeze guhundagazeho imigisha. Nawe wakoze like ukagerageza gusharinga iki kiganiro kikagera kuri beshi, turimo turabibona ko turi kwaguka cyane. Tabarwa TV ni umusanzu wawe,
Imana iguhereze umugisha. Tufite rero umugisha wo kwakira umukozi w'Imana, subwa mbere mu mubonye kuri social media zitandukanye, ni Mimi. Mimi Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Ariko akantu kuba umukozi w'Imana ubu bihaye indi titre. Ntabwo suri umukozi w'Imana. Twese turabakozi b'Imana. Hari akantu nabonye ngo twese twashobora kuba abakozi b'Imana, ariko hari abarahamagawe kenshi nibo duharira ayo mazina, ariko nanjye ndewe ntabwo nayihakana, nanjye ntiyanyihakanye. Ariko ufite icyifuzo cyo gukorera Imana, ahubwo mbirimo. Imana ihabwe icyubahiro. Ni ibintu byiza cyane rero kubana n'umukobwa mwiza murimo mubona hano imbere, ni by'igiciro. Agira amagambo meza asa n'imitima y'abantu benshi cyane cyane mu gukira ibikomere. Niwe turi kumwe kuri kamera za Tabarwa TV. Turakwakira. Murakoze cyane, nisanze. Wisanze. Ni ibintu byiza cyane. Ndifuza ko dukurikiye kuri kamera za Tabarwa TV rwose ndakwingingira kubana natwe kugeza dutangiye dushoje. Ni ibintu bigiye kuba ari ibintu byiza cyane, kandi muraza guhabwa umugisha. Mbere yo kugira ngo rero dukomeze n'ikiganiro cyacu kigiye kuba cyiza, kigiye kuryohera abantu badukurikiye, ubanze nanone usenga Imana. Turagushimye Mana nziza, turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, ubera hose icyarimwe nyaguhora ku ngoma Imana, izina ryawe nirihimbazwe. Turi kuri uyu musozi rero, turi kuri icano ya Tabarwa TV. Turakwinginze kugira ngo abayikurikiye bahabwe umugisha kubw'ibiganiro tugiye kugira, ababasha gukira Nyiringabo Imana babashe gukira ariko bakijijwe nawe. Turaguhamagaye kandi tuguhaye kaze na karibu, uzubane natwe ntabari twebwe, ahubwo ubwiza bwawe bugaragare. Tubisabye twizeye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Ndabashimiye abantu bakunze kunkurikira, abantu bakunze kumva ibiganiro byanjye no kubikurikira. Ndabashimiye by'umwihariko. Reka mvuge ngo ndabakunda nkuko munkunda, kandi umurava mumpa njya nkunda kubabwira ngo ntago nzawutesha agaciro, nta nubwo icyizere mwangiriye nzigera numva yuko ngifashe nk'ibintu biri aho ngaho gusa, ahubwo naraje cyangwa se narahagaze, naranakomeye kugira ngo nze dukomezanye. Abantu baruhukiraho, turi umusozi abantu baririraho, bakumva basubijwemo ibyiringiro, bakumva bongeye kubaho bundi bushya. Uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo Mimi noneho aje kuvuga kuki? Uyu munsi bimeze bite? Mimi ari buze kutuganiriza kuki? Uyu munsi ndaje ngo tuganire ku nzira yo gukira ibikomere. Iyo tuvuze gukira ibikomere cyangwa tukavuga isanamitima, nuko tuba tuzi neza ko hari umutima wigeze kubaho ushwanyutse, reka tubyite gutyo, cyangwa se utagiteranye, cyangwa se twavuga ngo abantu bahumure. Biba bivuze ngo hari umutima wigeze kubaho ufite igihunga, ufite ubwoba, ufite kumva udatekanye muri wo. Hanyuma hari akantu, hari n'umufamiliye wanjye yampamagaye ejo bundi mu gitondo, arambwira ati wowe Mimi nzi ejo bundi ubashute kuvuga amagambo ameze gutya. Yari yambwiye ko yabonye ikiganiro cyanjye akagikunda, arampamagara, nta nubwo n'umuntu woroheje, arambwira ati ndabishimye. Bivuze ngo iyo ubonye umuntu uguha urutugu, umuntu uguha courage, umuntu akakubwira ngo uri umunyembaraga, icyo gihe uko byagenda kose wumva uri umunyembaraga. Iyo tuvuze rero ko dukora ibiganiro by'isanamitima, nuko hari imitima iba yarabayeho itari hamwe. Icyo nshaka kuvuga rero uyu munsi nuko natwe twigeze guca muri ibyo bihe. Benshi baribaza se ubundi kuki habaho gusana imitima. Hari ibihe twanyuzemo, unshobora kutanagaruka ku mateka yanjye, ariko nawe hari ibihe wanyuzemo. Nawe hari aho wanyuze hakomerekeje umutima wawe, ahubwo se urugendo rwo komorwa ibyo bikomere urugeze hehe? Hari n'undi musore abenshi hari igihe bakomantinga mba mbazi, akambwira ati nabikunze. Hari ugeze kuvuga ngo Yesu niwe uwamora ibikomere, ariko nje kukubwira ngo Yesu yemera ibikomere uwamwemereye. Kuko nawe ubwo aravuga ngo dore ndi ku rugi ndakomanga, niwemera
ufite uburenganzira bwo kwanga, ufite uburenganzira bwo kutamuhereza ikaze muri wowe. Bivuze iki? Nutamuhereza ikaze ntago azinjira, ahubwo inzira ya mbere na mbere yo komorwa ibikomere uyifitemo uruhare, ni wowe ubwawe. Njya nkunda kuvuga ni wibura uko byagenda kose no gupfa uzapfa. Kubera iki? Wowe uri inkingi ikomeye yo kwemerera noneho umukiza, umwe womora ibikomere. Abenshi baravuga ngo ni iby'umutima n'iby'umubiri arabyomora, kuko dufite n'amateka yabashaga no guhagurutsa ibirema bikagenda. Bivuze ngo n'imibiri yarakiraga, nyuma yo gukiza imitima n'imibiri yarakiraga. Nanjye nahuye n'uwo mugabo rero, nahuye n'uwo mugabo womora ibikomere cyane cyane by'imitima. Birumvikana ni ibintu byiza cyane. Buriya nkunda gukurikirana ibiganiro byawe bitandukanye, ugaruka cyane ku bikomere. Bishatse kuvuga ngo hari ahantu wari warakomeretse, hari ahantu wari urushye, ko iyo bivuga uba wumva bifite meaning iri hejuru kabisa, nk'umuntu wahuye n'uwo mugabo Yesu yarangiza akagira ibintu yomora, ari nawo umusanzu wawe kugira ngo n'abandi barushe bakomeretse bahure n'uwo mugabo Kristo ubasha komora ibikomere ariko kumwemerera. Mimi uri umukobwa wagaragaye cyane uvuga ku rugendo rwawe rw'ubusiribateri, rwo kuva mu buto bwawe ukagera muri segonderi ukabyara ugakomereka. Abantu badukurikiye barashaka kumenya ni ibihe bikomere Kristo yagukijije uyu munsi wa none, akaba ariho nanone urimo gutanga umusanzu ukomeye, kuko hari abantu benshi nagiye mbona bandika muri komanteri bavuga ati Mimi rwose nagaruke, Mimi nagaruke, twarabohowe, twari tuboshye. Hari abakobwa benshi nzi bari barabyariye iwabo mu mago, bari bafite ubwihebe bwinshi, bumvaga ko ubuzima bwabo bwarangiye, ariko bakurikiye inyigisho zawe zo komora ibikomere bari barazinutswe mu nzu y'Imana. Abandi ntibari bakiyumvamo ko bazongera kubaho, bagira babafiyansa bakabatirita. Benshi cyane bakize ibikomere, bamwe baranubakaye, bari no mu mago yabo, bakoze za mariage bameze neza. Turagira ngo ugume aho ngaho uhereye ku buhamya bwawe, hanyuma noneho uze no kutwereka uburyo wakizemo ibikomere ndetse ukanabyuruza n'abandi barimo kugenda bakira kugeza n'uyu munsi. Urakoze cyane. Njya nkunda kuvuga ngo umuntu wese agira hashize, akagira uyu munsi, akagira naho yifuza kugera. Mimi mu mateka yanjye nabaye umwana nk'abandi, naravutse n'ubundi nk'uko n'abandi bose bavuka, ariko sinagirirwa umugisha wo kugira umubyeyi. Papa yapfuye ndi muto cyane, yapfuye n'amateka kisangiye cyangwa dusangiye nk'abanyarwanda. Yego nibyo. Hanyuma yitaba Imana muri genocide. Biza urumva iyo tuvuga ngo ahashize, ubwo mpereye ahashize. Hanyuma nza kubaho, ndakura nk'abandi bana, ariko ntabwo nigeze numva umuntu agira papa byagenze bite, habaye iki. Ariko kubera nakuze ndi umwana, mama twari inshuti cyane, noneho nkura ndi wa mwana numva nakora ikintu cyose cyamushimisha. None kuko nzi neza ko byajyaga bigera wenda ibihe by'amateka byagaruka, none cyane muri icyo gihe cyo kwibuka, ugasanga biramukomerekeje cyane. Noneho nkura numva papa ntabwo byari ngombwa kuba hari, kugira ngo nere kujya muvugaho wenda nawe ntamukomeretsa. Hanyuma tubana mu buzima bugoye,
aka kantu nigeze kukavuga kuri Zaburi nshya, umuntu witwa Pamphile, hari utuntu numvishe duhuje cyane ku kantu kajyanye no kwita ku nshingano uri mutoya. Twavuze ku kantu ko kurira ibiti, kujya gucuruza avoka uri mutoya, ariko njye nasanze hari akantu namurushije. We yambwiye ko yaziryaga akazimara bazimuhenga zicuruze, ariko njye nabikoraga kugira ngo umuryango ubeho. uhamye kurumva nanjye tubuhuje kuza mu kibo, noneho nkagura hari ikintu bitaga ikibada. Imbada ni umukati bakoraga mu ifu y'ingano, bakawushyira mu mavuta y'ubuto. Uwo mukati rero kuwurisha avoka, ukuvuga ngo umuntu yaguraga avoka nkaba mbonye nyine amafaranga yo kugura icyo gikati, ku buryo nanjye hari igihe rwose natahaga nta mafaranga nta navoka. Mwebwira hari akantu mbarusha, nabarushije responsibility kumva ko nibizo avoka nazijyanye byibura ngende bugarura amafaranga. Ibyo namateka navuga ngo naje kunyuramo. Nigaga muri primaire icyo gihe, ibyo nabikoreraga kugira ngo wa mubyeyi wanjye byibura yumve yishimye. Ndiga ndasoza primaire, ndakomeza nk'ibisanzwe nk'abandi bana, reka nevuga ngo nk'ibisanzwe kuko bose ntago ariko bagira umugisha wo kwiga, ahubwo ndakomeza. Hanyuma ngeze segonderi nibwo naje gutwara inda. Nigaga mu mwaka wa 6 segonderi. N'amateka navuga ngo byambayeho nk'ikintu ntigeze ntekereza mu buzima. Kubibwira abantu kenshi ntago babyumva cyangwa babisobanukirwa bitewe n'isi tugezemo, basige babona gutwara inda bimeze nk'aho ari normale, ntago bisa nk'aho bikiri ikibazo. Ariko twe kuri icyo gihe ngiye byambereye ikibazo. Reka nayo kuva kuri icyo gihe muri rusange kuri ngiye nta nubwo yari isi yonyine, ahubwo numvaga imeze nk'aho yasamye kamera, kubera ko ni ibintu ntigeze ntekereza mu buzima bwanjye, ni ibintu ntigeze mpanga, ni n'ibintu byaje bitunguranye, reka mbivuge gutyo. Hanyuma ntwara inda, bimbera urugamba ntitaye ku myaka ufite utwara inda, ntanitaye ku buryo waba wayitwaye. Usibye ko n'uburyo bwo uyu munsi nshobora kubuvugaho. Noneho hari abana tujya tuvuga ngo dukome urusyo dukome n'ingasire, hari abana b'abakobwa imyitwarire bitameze neza, noneho ugasanga n'ubundi bavuga ati byari bisanzwe. Ariko nanone buryo umuntu ageze mu kibazo, ubona abantu benshi baza bavuga ati ubundi se n'ubundi yari yaratinze, byari ngombwa yuko n'ubundi yo ndayitwara. Ngiye nuko byagenze rero, nza kwiga ndayigana, ngira umugisha ukomeye. Ku ishuri ntibabimenya ngo banyirukane, ndasoza nsoje nza kubyara. Gusa nabyo byambereye uburyo navuga ngo butanyoroheye. Ntabwo nigeze mbasha kuvuga ngo ese byagenze bite kugira ngo nsinde ikizami cya leta. None se ntabwo nyuma gato waje kuyitwara uti, kandi urumva wari muri segonderi, byanga byakunda mu kigo barakanira cyane, byaje kugenda bite? Nibyo, ntabwo navuga ngo nari natorotse ikigo, ahubwo narindi muri vakanse. Niyo mpamvu ntago wenda nigeze mbivuga ko twari mu biruhuko. Icyo gihe twari mu biruhuko. Ugira sheri nyine byandi by'imyaka y'ubwadorisa, hanyuma nyine muba murakundanye. Ntago nabyita ko nagize sheri. Kuvuga ngo nagiye kenshi mbisobanuraho, hari igihe kigera nkumva kuko nta kintu kiri ngo ntago ari ibintu byateguwe, kuko n'ubundi ntago nari mbivuze ko ntabwo nigeze ngira sheri nyine muri izo nzira. Hanyuma ngira ngo nanihanganisha umukobwa ushobora guhura n'ayo mahirwe makeya. Ushobora kuba utarigeze wenda utekereza kuba watwara inda mu buzima bwawe. Njya mvuga ngo niba icyo naratinyaga mu buzima cyarambayeho, uyu munsi noneho
nshyize imbaraga mu kubaka icyo noneho nifuza, eske ntago cyagera kure, ntago cyatembera ngo kigera ahantu runaka nifuza cyangwa se naho natekereza ko cyagera. Hanyuma ubwo buryo bwo ntabwo ari ukubuhunga, ariko ni mu buryo butateganijwe niko mbyita, kuko uyu munsi sinjye ngenyine n'abandi bana b'abakobwa even n'abafashwe ku ngufu, kugira ngo yumvishe isi, yumvisha abantu, especially abantu bari hanze hano, kumwumvisha ko gufatwa ku ngufu bibaho. Ntago ni gake cyane wabyumvisha umuntu ngo abyumve. Ubwo rero kubera ko nzi ko ntazigera ndwane intambara ngo nyitsinda yo kumvisha abantu ikiri muri ngewe, ahubwo reka mbabwire icyabafasha mu gihe byabaye, nicyo kintu numvishe nshobora kuba nakora. Hanyuma rero maze gutwara inda ndi ku ishuri, ntabwo naharenga ntabwiye umwana w'umukobwa uyu munsi utwara inda agahita ava ku ishuri agatoroka akagenda. Nshuti yangiye kwiga n'ubuzima. Abantu batize ntibanyumve nabi, ntago mvuze yuko umuntu utarize adafite ubuzima, ariko igihe cyose ufite amahirwe iga kuyabyaza umusuri, bikubayeho utwaye inda, ufashwe ku ngufu, cyangwa se wanabikoze wamugane na sheri wawe cyangwa na fiance wawe biraba utwara inda, ntago igisubizo ari ukureka ishuri. Ubwo ndi kubwira abana bato bakiri ku ntebe y'ishuri uyu munsi, ntago igisubizo ari ukuva ku ishuri, ahubwo byakunda nanashimira leta y'u Rwanda gushyigikira umwana w'umukobwa kwiga. Nubwo waba utwite uyu munsi biremewe ko wakiga, ntago byaba ari byiza kumuvutsa ayo mahirwe, kuko ayo mahirwe umuvukije hari undi mwana yakeneye uyu munsi, uwo nguwo afite mu nda n'ubundi azakina. Uyu munsi uramutse uvuye ku ntebe y'ishuri uko byagenda kose, nawe hari amahirwe azabura bitewe nuko nawe rya shuri warivuyemo. Ahubwo twakibaza abana baterwa n'iki kugira ngo bahite bava muri rya shuri? Ikintu cya mbere ikimwaro, ikindi uko bagenzi babo bazabifata. Agira isoni akavuga ati niba nagendanaga na kanaka baravuga ngo iki, kwa kundi ntabwo mbizi, gusa icyo gihe gewe narakirenze cyo kwibaza ngo bare buza kuvuga ngo iki. Ariko uwo mwana nanjye byambayeho, uwo mwana uri ku ntebe y'ishuri aribaza baramfata gute bagenzi banjye, ese noneho umuryango wanjye wo uramfata gute, niba afite papa niba afite mama barabyakira gute. Hari uwo nigeze kujya gusura nsanga agiye mu bwihisho, iwabo ntabwo baza ahantu aba habe namba, aba mu nzu, ntabwo nzi ukuntu nayivuga, nyine ni mu bwihisho. Arangije arambwira ati urakoze kuza, numvaga haburaga gatoya ngo niyahure. Ndamubaza se wari kwiyahura umwana ukamusigira nde? Twari kubisangira, kubera ko yumvishe guhisha icyo kintu ariyo nzira ya nyayo. Noneho ahari ntari bubashe kujya gushaka imibereho ye na wa mwana, aracyari umubyeyi. Ibi nimbivuga wenda ababyeyi bari bubyumve cyangwa abantu bakuru, ntabwo arabasha gukomera umugongo, wenda ngabe yaheka na wa mwana agenda ajya gushaka ubuzima kugira ngo abone n'igikoma cyo kunywa. Usibye n'Imana na leta ifite akazi gakomeye. Leta yacu ifite akazi gakomeye kuko abana b'abakobwa mu mibare babona babarura, harimo abo batamenya aho barengeye, kandi wa wundi utaza hari nturi bumushyire mu bana batwaye inda, kuko ntabwo ubizi. Barahari benshi, ngewe nagiye mpabwa amakuru n'abantu batandukanye kubera ko babonaga ari byo biganiro nkunda kwibandaho, baza bakagenda babimbwira. Noneho ngewe burya biba byiza urukweto wambaye rutagukwira. Mugenzi wawe utarigeze wambara inkweto itamukwira ntabwo azigera abasha kukubwira ko inkweto iryana ngo ubyumve. Nshuti yanjye, niba utarigeze, njya mbibona cyane cyane kuri social media, ugasanga nk'umuntu ari kuvuga ngo akora uburyo bwo ubuvugizi bw'abana b'abakobwa, arabaganiriza. Reka nkubwiye ngo hari ibyo batakubwira, ariko iyo uri mu rugendo, iyo wanyuze aho bari uyu munsi, iyo mubwiye uti nanjye ndi umwe nawe, nanyuze ibi ngibi urimo, njye nanyuze mu birenze ibi ngibi, arakumva. Ndakubwiza ukuri ko mfite abana b'abakobwa
uyu munsi bakize ku rugero nk'urwanjye kandi wenda batari no ku rwego nk'urwanjye ariko urwego rwo kwakira cya gikomere no kugikira bikaba byarageze ku rwego nk'urwanjye. Ati kubera iki? Ndakubwira ntije kugusura, akakunyuza hirya akakunyuza hino, ariko iyo mubwiye ngo nanjye ndi umubyeyi, nanjye iburimo nabinyuzemo nk'uko ubirimo, aragufungukira, arakubwira, arakuganirira, akabohoka, noneho mukaganira. Hari n'ukubwira, hari n'ubura icyo avuga, akaba yarira ya masaha niba wagennye amasaha 2 yose akarangira byonyine, yamara kurira akakubwira ngo ndumva nduhutse, ndumva mbohotse. Bivuga ngo hari mu bantu badukurikiye kugeza uyu munsi babuze abantu baririra, babuze abantu babwira ibyabo, rwose mwuka byara mukomeze mu hanga amaso, wandike comment kandi nyine uze guhamagara niyo nimero iri hasi na telefone turazakira. Hari uwigeze kumpamagara ambwira ngo iyo nakubonye sinzi hano natanze ikiganiro kuri Miriox Media, arampamagara arambwira ngo numvishe wambera inshuti. Ndamubwira ngo ni karibu, kuki wifuje ko nakubera inshuti? Arambwira ngo ndumva nshaka kukubwira. Ntabwo nari nzi ibyo ari bumbwire. N'umwana kubw'umutekano we ntabwo navuga haturuka, yararize kuri telefone, ubwo nanjye nari mfite ibindi byanjye ndimo, nanjye ndamufasha turarira. Kuko urugendo yagenze nararwumvaga, biragora kubwira abantu urugendo wagenze, ntabwo mbizi, bijya bigorana. Abantu benshi ntabwo bakumva nkawe, niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo gukira igikomere biri bufate kuri wowe ubwawe. Ntabwo ngewe ndibuze kuguhumuriza nk'uko we wakabanje kumva yuko urikwiye kugira ngo ubashe gukomera, kugira ngo wumve yuko hari indi ntambwe watera bigashoboka. Iyo arira rero ndamwumva kuko nanjye ibyo bihe nabibayemo, nubwo njye ntigeze mbona wenda urutugu rwo kuririraho, ntigeze mbona umuntu wo kuba nabwira ibyanjye. Nabanaga na mama, ariko mama ntabwo nigeze numva ko yambera inshuti y'urutugu rwo kuririraho, kubera icyambere numvaga naramubabaje. Inshuti ni ya yindi nyine muhura muri kuganira mukumva mwahuje, noneho nge nakuze turi inshuti ariko nyuma haza kujyamo gap kubera icyo nakoze. Noneho nanjye bituma ntangira kwitinya, ubushuti bwari buri hagati yanjye nawe busa naho bucitsemo kabiri. Bivuze ngo ntago nari nishe icyizere. Buriya rero mwabantu mwe, icyizere kucyubaka biravuna. Icyizere kucyubaka ni urugendo, ni imyaka. Ntabwo ndibuze ngo nkubwire ngo nyizera ngo nukuri ngo ndikukubwiza uko. Ntabwo ibyo bintu bibaho. Niba ari n'ishuti ufite uyu munsi kubwira ngo nukuri ngo ndarahiye, hari ibyo njya numva ngo nkunda Pastor Mutesi cyane, ari utuntu avuga nkumva ndadukunze, ngo no ku munsi w'imperuka ibyaha byawe bazabimbaza. Oya, ndamukunda nawe abyumve. Ni ukuvuga ngo icyizere kirubakwa. Noneho nanjye cya cyizere nishe nari mfitanye n'umubyeyi cyavuyemo. Nubwo uyu munsi wenda atari ko bikiri, yasubiye kuba inshuti yanjye. Uyu munsi ni inshuti yanjye magara nk'uko byahoze. Mbese iyo ari kundeba akareba n'ako kuzuguru k'agahungu ke, n'agahunga, aravuga ati mfite umugisha wo kugira umuntu ukomoka ku mwana wanjye. Bivuze ngo buriya mu nzira cyane buriya mu nzira z'Imana, njya mvuga ngo hari inzira Imana itarakoresha, twe tutazi impamvu itarazikoresha. Umbwira n'umuntu uyu munsi uri mu kibazo, ntabwo turi buvuge kuri Single Mothers Life gusa, ahubwo bitewe n'ubuzima urimo hari inzira Imana itarakoresha kuri wowe. Yego, bitewe n'ubuzima urimo hari inzira Imana itarakoresha kuri wowe. Hari inzira Imana itarakoresha ku buzima bwawe, ariko izakoresha. Ibi ndi kuvuga
ndabizi kuko mu mugambi wa Satani ntago habamo kurema umuntu. Bivuze ngo umuntu niba hajemo gahunda y'umuntu, muri make hajemo umuntu, ntago Satani arema umuntu. Bivuze ngo mu mugambi w'Imana habamo kurema kandi karema umuntu. Kuba harajemo umuntu rero bifite igisobanuro, bifite inzira. Uyu munsi ndishimye, uyu munsi ndanezerewe, ntago nkiri muri bya nzira zo kumva yuko ubwenge bwanjye hari ahantu buhagararira mu gutekereza, cyangwa hari ahantu ndi bwira imiti kubera za soni zanjye. Oya, kuko za soni noneho narazikize. Kandi wa mugabo twahuye hari ijambo ryiza yambwiye. Amen. Hari ijambo ryiza yambwiye ngo nguhaye amahirwe ya kabiri. Ya yandi abantu badatanga, ya mahirwe abantu batazigera baguha. Dushobora kuba turi inshuti, nka kubitsa amabanga, nkumva wabibwiye kanaka wibunaka, ndahita ngusiba. Ntabwo ukiri inshuti yanjye niba wananiwe kumbikira ibanga, ariko ndagira nkubwire ngo Imana ibika ibanga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nyuma y'uko Imana ikubikira ibanga, Imana ifite inzira itarakoresha ku buzima bwawe. Muri izo nzira twarahuye, mbwiye ko impaye andi mahirwe ba bantu badashobora kuba baguhereza. Numvishe wajya ngo umutima wanjye noneho ahubwo ubaye munini. Ntabwo nzi ingano yawo ngo mvuge ngo upima ibiro bingana bityo cyangwa amagarama angana gutya, ariko numvishe umutima wanjye ubaye ukuntu. Ayo mahirwe rero ndi kuyaryoherwa, ayo mahirwe ndi kuyenjoyinga. Ndagira nkubwire ngo nawe hari amahirwe utarabona utegereje, ariko ukimara kunyumva ndagira ngo wemerere Imana. Nigeze kuvuga ngo mu nzira yo gukira ibikomere ni wowe wenyine ukenewe. N'Imana ntago yabishobora, as long as utarayemera uvuge ngo ndabyemeye. Ntabwo nzi niba abantu batari buze kunyumva wenda nkaho navuze ko Imana idashoboye, ahubwo nayo iravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Bivuze ngo gukingura n'uburenganzira bwawe. Nuyemerera iraza mu bane. Kandi nta nubwo igiba ahantu hari ibikomere, aho igeze ikimenyetso cyayo ihasiga umunezero. Uyu munsi nanjye navuga ngo urugendo rwanjye rwo gukira rwarakomeje, n'uyu munsi rurakomeje, kuko ibidukomeretsa muri ubu buzima byo ni umunsi ku munsi. Bivuze ngo dusabwa no gukira cyangwa se guhagarara dukomeye nabwo umunsi ku munsi. Hanyuma rero hari abantu babona wenda nko ku biganiro nkora bakavuga bati Mimi hari utuntu wakoze numva ndakunze. Hari ikiganiro mperutse gukora nakise nuvuga ngo inspiration yacyo iza, numvaga nshaka kubwira abantu amagambo abiri: forget and move on. Ushobora kwibagirwa ugakomeza ukaba hahandi waruri, ariko ndagira nkubwire ngo move on. Vahuri niba ubona ari ubuzima runaka busa naho butakikubereye, busa naho ari ubwo kugira ngo ube mu mibabaro gusa, moving on. Tambuka, tera intambwe uva aho ngaho uri. Birashoboka. Abantu benshi ntibumva ko gukira ibikomere bishoboka. Birashoboka hahandi umuntu aza kugusenya ukumva ameze nk'aho amena amazi ku rutare. Uyu munsi kumbwira yuko kunsindisha uwo nahoze ndi nta kintu byamara, kuko jye amateka yarabaye, ariko jye ntago nyira amateka. Na ya mateka ntagasobanura Mimi. Uyu munsi hari umuntu ushobora kuba anzi muri bya bihe byatambutse mu myaka wenda 8 10 simbizi, afite ukwanzi, ariko njya mbwira abantu ngo na mu gitondo mbyuka nahindutse. Kubera iki? Umuntu ni urugendo. Nanjye ntago nkiri wa wundi uzi muri ya myaka yashize. Jye uyu munsi ntumbiriye aho nshaka kugera, ntabwo nitaye ngo kanaka ari bumbwire ngo Mimi wo kwa kanaka. Ubu se nawe ufite ikintu wabwira abantu? Mwe nabo bantu turabafite. Dufite abantu bumva ko bagutega imitego ya buri munsi, bumva yuko bashingiye ku hacu hahise, ashingiye kuri kwa kanaka. Kavuga ati oya, nta kintu na kimwe we waza utubwira. Ariko ndagira mvuge ngo Kristo ni umugabo uvura ibikomere, amara intimba. Abantu batabizi reka mbibabwira, amara intimba. Niba wenda ushobora kuvuga ati ntago ari ikibazo cy'intimba uyu munsi mfite Mimi,
uyu munsi igenda shonje amara inzara. Muri make ni inshuti nziza, yambereye inshuti abantu bose bagiye, yambereye inshuti nta muntu n'umwe usigaye kuba nabwira ikinkomereye mu mutima, ambera inshuti muri bya bihe ubona bitagaragara. Uyu munsi nje kukubwira ngo ukomere, wumva ukomeye mu ntambwe zo kugira ngo ukire ibikomere, ubanze wemere wowe ubwawe ko ari wowe nzira ya mbere kugira ngo ukire ibikomere. Hanyuma ikindi cyane cya kabiri njya mbwira abantu ariko batabasha gukurura, kwemera uruhare rwawe mu byakubayeho. Ntabwo abantu hari ukuntu abakobwa bumva yuko nyine kuno intege nke zacu namarira, ukumva yuko nyine niba warize byakugoye muri make abantu aribwo bari bukugirira impuhwe, ariko nyamara nawe ufite uwuriwe, nawe ufite uwuriwe cyane cyane no mu bikomere tuba twaragize. Hari n'ibyo twitera, hari ibyo tuvuka tugasanga nyine tukabitambuka, ariko hari n'ibyo nawe witera. Uyu munsi ndakubwira ngo emera uruhare rwawe mu byakubayeho, muri make wibwiza ukuri. Ntago ari ngombwa kuza kuri kamera ngo tubwire ngo nafashwe ku ngufu, ngo ndangije, ngo none ngo mbese kugira ngo ube masikira abantu bose bakugirire impuhwe. Oya, ntabwo ari ngombwa ko twisobanura kugira ngo twemere yuko iki koko nibyo byakubayeho, wazanye ibizibiti kugira ngo tubyemere. Oya, wowe ubwawe muri wowe indani, hahandi wisubiramo hatari umuntu n'umwe uri bubwire ngo rata ngo ntibyagenze gutya, ngo we ntiwari uhari. Oya, wowe ubwawe ibwira uti rata Mimi, buriya mu byakubayeho byose nta ruhare rwawe rurimo. I don't care uko byagenze, ariko nawe ubwawe nta ruhare rwawe rurimo. Numara kwibwiza ukuri uzavuga ati oh, hanyuma se niba rurimo mbigenze, ibabarire wowe ubwawe, ibwiza ukuri. Amateka tuyatambukamo. Uyu munsi umwana uri kuvuka uyu munsi yumva amateka y'igihugu cyacu, even aranabyumva. Benshi usanga banasubiranye kugira ihungabana kuruta n'abantu bakuru babibonye. Bivuze kubera iki? Amateka yacu arakura. Ariko tubanze twibaze niba amateka uyu munsi yo mu myaka 5 ishize akigusobanura, waba ufite ikibazo, kubera yuko amateka arashira. Nubwo wowe ubwawe azagukurikirana, bivuze ngo nudahagarara nkawe ya mateka n'ubundi azakomeza gukomeretsa. Banzu yemere, wemere uruhare rwawe mu byakubayeho, wibabarire. Mimi ngo shangure mugufi, ni ikintu ntazahindura, nzakomeza nkigendana ubuzima bwanjye bwose. Hanyuma umuntu nambwira ati mbega shaka Mimi ni gatoya, ngende ndyame numve isi yancikiyeho. No, wowe ubwawe numara kwemera uwuriwe, bizagufasha gukira igikomere uko byaba bimeze kose, uzakira. Kandi ikindi ndikomandinga abantu yuko hari umuntu ukiza. Ntago nge nibagirwa kubivuga, nubwo abantu benshi bavuga Mimi dukunda ibiganiro byawe, Mimi dukunda kuntu uri umuhanga, utuma imitima yacu wenda yumva yongeye guhumurizwa. Ariko nanjye mfite uwampumurije, ntago nababwira ko ngewe nabishobora, nta nubwo byari gukunda, ariko Imana irahumuriza. Yambereye inshuti. Nigeze kuvuga wenda ko ntagize amahirwe yo kubona papa, yambereye n'umubyeyi. Muri make reka mvuge ngo yabaye byose, yazibye icyuho cy'uburyo bwose cyangwa cy'uburyo bwombi. Hanyuma navuga ngo sa naho ngana ku musozo, sinisezerera, ariko reka mbwira abantu ngo bakomere. Gutabarwa kuri hafi. Uyu munsi ushobora kumva ubona nta nzira bose, niba mfite umwana nkaba nabuze icyo mugaburira, ibi nkaba ndi kubireba biramfasha iki? Biragufasha yuko kumenya yuko ejo mu gitondo hari ugutabarwa. Ya mwamwumvishe rero ni Mimi, Imana yahaye impano ikomeye mu nzira yo komora ibikomere by'abantu bakomerekejwe n'ibintu bitandukanye. Agiye atuganiriza ubu inzira wanyuramo kugira ngo womorwe ibikomere, ni ukumenya Kristo, ariko nawe ubwawe ukamenya ko komorwa ibikomere bigomba kuba muri wowe.
ugomba kumenya ko inzira yo komorwa kubikomere ikwiriye guhera muri wowe cyangwa se gutangirira muri wowe, kumva ko kuburiho uri igisubizo cyo komorwa kubikomere biri muri wowe. Hari akantu wigeze kumbazaho sa naho ntagasubije ku bakobwa babyaye bakumva yuko uyu munsi wenda badashobora kuba bashinga ingo bagira uburyo bwombi, uvuga ko atazigera yongera gushaka kubera yuko muri make bivuze ngo uwo muntu aracyatwikiriwe n'amateka, aracyatwikiriwe n'igikomere. Ntago abagabo bose ari uriya mwahuye. Yego, reka mbwira abakobwa bafite ibi sinzi n'abandi bubyita ubwenge busa naho butwikira. Abagabo bose bahuye nabo urashatse kuvuga ko batashize? Nashatse kuvuga abagabo ntibashize, haracyari abagabo bose. Navuze ngo uwo mugabo mwahuye ntago ari abagabo bose. Yes, bivuze ngo uwo mwahuye ntago mvuze ko ataba umuhemu, birashoboka, ariko ntago abagabo bose ari abahemu. Kuko nanjye kari akantu kameze nk'akazi ko kumva yuko abagabo ari abagome, abagabo ari abahemu, nanjye wenda nakabayemo. Ariko uyu munsi nubwo ntaramushaka, ariko ubwenge bwanjye bunyumvisha yuko ntago abagabo bose ari abahemu, nta nubwo bishoboka. Ibyo rero kumva yuko wibujije umugisha wo kuzashinga urugo ruzima, wo kuzagira amahirwe yo kugira umuryango wuzuye, ngo nuko ngo wahuye n'umugabo w'umuhemu. Ntago wahuye n'abagabo bose. Ariko si Mimi, niba ntagusubije inyuma, ukimara kwisanga utwisinda, ntago wahise wumva ko birangiye ibyerekeranye no gukomeza k'ubuzima? Ahubwo se ugira ngo nigeze numva ko bunahari? Ni ukuvuga ngo byabaye nk'umwijima. Umwijima ngira ngo umuntu ashobora kunyenyeretsa akareba icuraburindi, reka tuvuge muri icyo kinyarwanda. Byari bimeze nk'icuraburindi, ariko hari ikintu numvishe cyangaruriye imbaraga. Nari narasezeranije mama ko nziga. Iyo yari promesse, mbese iyo twaganiraga cyane tugeze ku buriri, nicyo kintu twaheragaho. Yarambwiye ati mwana wanjye uzige. Hari n'abantu njya numva ngo baraguze umutwe, yigeze kubimbwira ko muri icyo gihe muri jenoside yaramfite akunda kuvuga ngo umuntu yari amazi, bivuze ngo wari umuntu utarafatika. Umuntu aramubwira ati uwo mwana ufite aziga amashuri nawe ubwawe simbizi ukuntu, muri make yambwiye ati uwo mwana aziga. Abantu benshi rero ntago bazi neza ko iyo uri mu bihe bibi ntago ubasha kureba imbere. Nari naramusezeranije ko ngomba kuziga. Iryo sezerano niryo nahagazeho. None uko nzi kuntu byamukomereye kubyakira, nabwo navuga ati ngomba byibura kuba yaterwa ishema nanjye, yaba proud yanjye, atitaye wenda ku mateka cyangwa se byambayeho. Ikindi, umwana wanjye tuba twarahuye n'izindi nzitizi nyinshi, inshuti n'abavandimwe batubwira se ubundi nta kuntu iyo nda wayikuramo. Iyo nda wayikuramo. Noneho hari inshuti nari mfite zarambwiye, nabashije kugira imbaraga ndababwira, barambwira ati no Mimi, ntaba ari wowe, ntutubwire. Bivuze ngo n'inshuti mu bana zihari ukuntu ziba zikuzi, ntutubwire ko ari wowe. Noneho urumva ntago haburamo n'utwo tunama, mwana ntago byari ngombwa yuko ubyara nonaha. Hari akantu sinzi, reka nkavuga, navuze ngo tuzakavugaho ubutaha, ariko na muganga wambwiye ko ntwite yangira inama yo gukuramo inda. Noneho we ntago abagabo njye mbakamera mu kitozi, ariko hari ikiganiro umuntu akuganiriza ugahita wibaza, mbese ugashaka nk'ahantu umukarasi ukahabura. Noneho yarambwiye ngo nze tube hamwe. Ntabwo mbizi, reka ibi nere kubivugira kuri kamera, ariko njya nkubwire ngo umwana wanjye yambereye inkomezi ntaramubona, kubera ko numvaga ko nta kintu na kimwe nshobora guhindura kuri icyo kintu cyabaye. Ntabwo nari kubasha kwica umuntu. Bivuze ngo nawe nugira imbaraga zo kumva ko warwanira ishyaka n'umwana wawe, nibyo. Twese Pastor Theogene twigeze kuganira, arambwira ngo dufite ibimenyetso
muri make twe tugendana ibimenyetso mu mugongo, turahetse duhetse abana. Ariko wa mukobwa nyine ufite ubundi buryo abigenzamo, twakoresheje ijambo ryitwa swap, wa mukobwa nyine aragaragara nk'umukobwa, wowe uri umugore kubera yuko urahetse ufite umwana. Bivuze ngo nitujya gukarasa abakobwa n'abagore, twebwe umusozi tubaho ntago njya amenya uko witwa, kujya gusobanura ngo ndi umufiyemeri rero ngo urabona nibyo, njyewe ndi na proud y'umwana wanjye. Ariko kuba wa mukobwa afite ubundi buryo yabikozemo kugira agaragare nk'umukobwa, ntago umusore azabasha kubibona ngo avuge ngo uriya mukobwa ngo ni umugore, ngo uyu nguyu ngo ni umufiyemere, ngo uyu nguyu ngo ni umukobwa. Byakugora, ahubwo umutima w'umuntu niwe ubasha ko Imana yaduhaye mwuka wera, niko njya mbivuga, cyangwa umutima no mucamanza utabeshye. We mu mutima wawe uzi ukuri kwawe. Nanjye rero icyanshoboje kumva yuko nava muri uwo mwijima n'intuza senda byitangukira n'umwana wanjye na promesse nari narahaye mama yo kwiga nkatsinda, nza no kugirwa umugisha na kaminuza ndayikomeza. Ntago nirata ko ibyo byose nabigezeho cyangwa nabyize, ahubwo mbivuga kubw'imbaraga z'Imana zabinshoboje. Mwabyumvishe rero ni Mimi turi kumwe mu iki kiganiro, nitugira umugisha nanone tuzongera tumutumire uko muzabitwereka kuri komenti, n'uburyo muzamuhamagara mukagira n'ibindi bumubaza biri private, bizabafasha. Ahari ku bwawe, kandi icyatumye aza hano kwari ukugira ngo ukiri ibikomere, ntuheranwe n'ibikomere, ntuheranwe n'agahinda. Reka twifurize umugisha w'Imana, wowe wari udukurikiye nakagaruka.